Hi guys, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Niba uri mushyashya nongeye nitwa Cyusa Edouce. Guys, nkuhaye ikaze uri mushyashya ufunge video yanjye bwa mbere. Imana yo mwishuri kumera umugisha, amushishikariza ko wakora subscribe warangiza ugakanda kuri ako kazogera kare munsi kugira ngo igihe cyose na uploadinze video zajya ubona ka notification. Kindi guys, ndashimira nawe udahwema kunshyigikira buri munsi ko bwije nuko bukeye ufungura video zanjye ukareba ukama like ugasharinga. Imana yo mwishuri kumera umugisha. Rero guys, tudatinze we mushyashya hano kuri Cyusa Edouce twigiraho ibintu bitandukanye, cyane cyane twibanda kuri fashion, aho turebera uko wakambara imitere yawe ukarushaho kuberwa, nkuko tubizi ko abantu tudateweye kimwe, abantu duteye bitandukanye. Ikindi twigiraho kujyanisha amabara, mbone yo kwereka urugero iyi shati irimo utubara twa bleu fonce, tuno muri kubona ni udutima twa bleu fonce, ipantaro ni bleu fonce. Rero ndabakunda cyane nukuri, aha niho zigira ibyo bintu byose, haba fashion, haba ubwiza, kujyanisha n'ibindi byose. Rero guys, tudatinze katwinjiye muri video yacu. Icyo ngusabye nuko utazakura amaso yawe hano kuri Cyusa Edouce, nanjye ngusezeranyije nuko ntazigera ngutenguha. Rero tudatinze reka twinjire muri video yacu. Uyu munsi tugiye kuvuga iki? Tumaze iminsi tuvuga ku bintu, nejo bundi video na uploadinze ni ya fashion. Rero uyu munsi tugiye kuvuga kuri fashion. Ese hari igihe wari wajya kwaka akazi, ibintu byose wabikoze, wakoze écrit ugakorana interview, ariko wajya kureba result ugasanga utatsinze, ugasanga mugenzi wawe yatsinze, ugasanga utakekaga ko yatsinze. Ese biterwa n'iki? Ese muri interview bagendera kuki? Nyine mbese kugira ngo bahitemo umuntu bagendera kuki? Ese byaba bagendera ku myambarire? Ese baba bagendera ku byo umuntu asubije? Ese yaba bagendera ku kihoya? Ikintu cya mbere bakonta uko bakubonye. Ntago bashaka kuvuga, hari n'igihe ujya gukora interview, sinzi ko byigeze bibabaho, kagenda wambaye neza, bakakubaza ibibazo warangiza ugasubiza, akavuga ati ariko nubwo utasubirije ibibazo byose uko twabikubajije, ariko byibuza amanota yo kwambara neza wayacyuye. Urumva ko icyo kintu cyo kikumotive, icyo kintu rwose umva aba ari icyambere. Ese uyu munsi tugiye kuvuga, ese ugiye muri interview ugomba kugenda wambaye iki, n'icyo utagomba kugenda wambaye. Hari abantu babyoroshya bakavuga ati nimba ngiye muri interview ya sales, ibintu bya marketing, ibintu bya ntabwo ngomba kugenda nambaye neza. Mon chéri zame, kwambara neza muri interview birakunda. Ndavuze ati byibuza reka mbabwire ibintu utazakora, ikosa utazakora mu bintu bijyanye n'imyambarire ugiye kujya muri interview. Ikintu cya mbere, hari igihe nanone ikindi mbabwiye, hari igihe uba ufite akandi kazi cyangwa uwucuruza, n'urugero ukabona ahantu bari gushaka umukozi watapo nzajyayo. Uwo munsi wagiye mu kazi kawe cyangwa mu gucuruza, uko wagiye wambaye akaba ariko unajya muri interview. Ibyo bintu ntabwo ari byiza. Itegura interview nibibana ngombwa uwo munsi usiba. Bashaka guhemba 200, bashaka guhemba 50 gukora, ariko wajya aho ngaho bakaguhemba 500. Urumva? Rero dore ikintu utagomba kugenda wambaye. Ntugomba kugenda wambaye jeans na t-shirt muri interview. Rwose icyo cyo ndakibabujije, haba ku mukobwa cyangwa ku mutipe. Wowe mutipe ugiye muri interview, fata jeans yawe n'urugero, nurangiza ukubiteho agashati kawe keza, wambare neza ujya muri interview. Wowe mukobwa wifate ipantaro y'jeans, nurangiza ukubiteho t-shirt, ngo wambare ngo inkweto z'abahungu ujye muri interview. Rwose aho ngaho wakisha. Umuhungu ashaka kutambara, ashaka kwambara, kuko turabizi ko ama jeans ari ay'abatipe. Ushaka kutambara itise ukambara jeans, ugashyira agashati keza, ugashyira udukweto twiza, ukabusa neza. Umukobwa ushaka kwambara agatise kawe, ugakubitaho ishati, warangiza ukubitaho udukweto tureture, ugafata agasakoshi kawe keza, ukitera aka makeup katari akadanje, warangiza ukajya muri interview uba wambaye neza cyane. Nta muntu n'uyu n'umwe ugucishamo ijisho, bashaka kukuburira amanota ahandi, ariko ayo kwambara neza ukayabona. Sibyo? Icyo ni icyambere. Wijya muri interview wambaye jeans na t-shirt,
ikintu cya kabiri, wijya muri interview wambaye sandari. Sandari wapi? Gerageza wambare utubarirene. Nimba utambara inkweto ndende, gerageza wambare utubarirene. Nimba wambara inkweto ndende, gerageza wambare high heels. Sandari ndazibabujije pe. Nimba wajya kujya gukora interview, ukamaje gukora interview ahantu 3 cyangwa 4, rwose nicyo kujya kwambara. Umva usiko uturuka mu muryango bakurangije, uturuka mu muryango bakugize ute, bakubonye. Rero wituma bakucishamo ijisho na interview itaratangira, bagatangira bakakubwira ibintu bitanerekeye n'ibyo uje gukora bitewe n'ukuntu wambaye. Gerageza umuntu agutinye, nyine ugira igitinyiro ku muntu ugiye kukubaza, nawe ajya atinya kukubaza cyane. Urumva ikintu bita interview, abantu benshi bakiburiramo akazi bitewe n'uko bitwaye, bitewe n'uko binjiye. Naho se urinjiye uri kudigadiga, ntiwambaye neza, nta kintu na kimwe ufite cyatuma n'umuntu arakubwira ati mva aya ngaya ndayaguhanye. Naho uri kugenda avuga ati mva, bakakubaza ibyo bishakiye kwa kuntu bakubonye. Wowe winjira muri interview wambaye neza, mva hari n'igihe avuga ati uri avuye guhinga cyangwa uri avuye mu kazi, avuye gucuruza, ntabwo iyi interview yari yayiteguye. Ijisho bakabari gucishamo gutya, amanota ukaba yabuze gutya. Rero ikindi kintu cyagufasha kugenda ndimo ndagenda mvuga ibyo ugomba kugenda wambaye n'ibyo utagomba kugenda wambaye. Nzabakorera na video y'imyenda nyirizina ku muntu, ku gitsina gore, ku gitsina gabo, ugomba kugenda wambaye n'amabara yewe. Njye ahandi kubabwira ibintu utagomba kugenda wambaye. Please mumfashe. Two kubura akazi kwa imyitwarire yacu, two kubura akazi bitewe nuko turi kugaragara. Gerageza ubone akazi biguturutseho. Ugenda ujabiriye ujagaraye ngo uzabona akazi, kandi hari hanze abatarinjira ni benshi bambaye neza kukurusha. Wawibaza iki? Wawibwira iki? Utagomba kugenda muri interview wambaye imyenda ibonerana. Imyenda ibonerana ku buryo ki n'umwenda w'imbere ubona. Cyane cyane reka tuvuge ku bakobwa, nko ku makariso. Nko makariso ugiye wambaye ipantaro y'umweru wakubisemo, wambaye neza pe. Ugiye wambaye neza, warangiza wakufashe ipantaro y'umweru wakubisemo ikariso y'umutuku, wafashe ipantaro y'umweru wakubisemo ikariso y'umweru. Icyo ikariso sitayishushanya. Ikintu cyo cyose wambaye mu ipantaro y'umweru kita kigira ute, kita kigaragara, iyo atari ikariso y'umukara. Ikindi, genda wambaye neza ku buryo n'ya kariso wambaye itagaragara mu mwenda ngo yishushanye. Ugasanga rimwe na rimwe twambaye amakariso aducamo, yaguciyemo hano ku kibuno, igice kimwe kiri hasi ikindi kiri hejuru. Icyo gihe umuntu atagucishamo ijisho. Rero ikindi kintu nakagombye kuvuga kuri ibyo bintu byo kugira ute, byo kwambara imyenda igaragara. Ugiye wambaye ishati isute yose iri hanze, ibere ryose riri hanze. Urumva hari n'igihe bahita batura mu ntago yiyubashye. Urumva ishati irabonerana, isutiye irimo iranagaragara. Ugiye muri interview imbere y'abantu bagiye kukubaza ibibazo, bagiye kuguha akazi, byanga bikunda atabatura umuntu ntashobotse. Rero gerageza byibuza kwambara imyenda itabonerana, kandi niyo wambaye gerageza ntigaragare. Icyo ni ikintu wakagombye kwitaho mu gihe ugiye muri interview. Ni ikintu utakagombye kwambara mu gihe ugiye muri interview. Ikindi kintu utagomba gukora ugiye muri interview, wijya muri interview wisize igiperfume cya kintu cyada yahinde nyine wavuye muri quartier yanyu, umuntu wese unaryamye akayumva ari mu gitanda. Ujye muri interview mu kumba karimo abantu barenze 8 bagiye kukubaza ibibazo, uyo winjiye ya parfum yawe itibasakaramo. None ibibazo urinjiye parfum basakayemo, harabona dakorana na perfume ahise yitsamura. Urabyumva ute? Ahita kubwira ati umva, hari igihe atavuga ati umva uyu muntu aratwishe kabisa, uyu muntu aratwishe. Nimba ugiye muri interview gerageza kwitera akadeodorant cyangwa agaperfume kacecetse gatuje, ku buryo nta n'umuntu
wumva ko wayisize, ku buryo nta n'umuntu mbese ukubwira ati byagenze gutya. Rero wigenda muri interview wisize igiparufe gipika cyane, reba kakandi gacecetse gatuje, ku buryo umuntu ashobora no kuba ari muri interview akakubwira ngo wow, ko wisize agaperfume ugahumura neza, kitwa ngo iki. Urumva aho ngaho wihesheje ishema, wumva nawe uzi kugenda wambaye neza, umuntu akavuga ko wambaye neza wahahiye he, cyangwa ko witeye aka perfume ukitwa ngo iki. Aho ngaho wumva wifite confidence nyinshi cyane. Cyo ni ikintu rero utagomba kugenda muri interview wakoze witeye igiperfume cya danger ya. Utagomba kugenda wambaye muri interview ni ibintu by'ibiherena byinshi cyane, impeta nyinshi cyane ya. Nimba wambaye iherena rigera ku bitugu ugiye gushyiraho shanete y'iki. Nimba wambaye shanete nini washyizeho agaherena gato agacecetse. Umva ibintu by'ibimpeta, aha wambaye impeta, aha wambaye impeta, aha wambaye impeta, mbese intoki zose wazujujeho impeta, wambaye ibikoma bigeze hano. Ntago ari byiza kujya muri interview wambaye ibintu byinshi cyane. Mu ijosi haratatse, ku matwi haratatse, ku ntoki haratatse, hano haratatse, wambaye isaha hano, wambaye ibikomo biriho amasaro. Umva ntago ari byiza pe, ibyo bintu tubicike. Nimba wajya unabikora ugiye muri interview, ambara, nimba ukunda impeta ambara akameta kamwe cyangwa tubiri turatubaye, nyine babantu ndi kuvuga babantu bakunda impeta z'imirimbo. Ikindi, nimba wambaye iherena rirerire ukiri gushyiraho ishanete, nimba wambaye iherena rito yashyiraho agashanete, ibyo birabaye. Rero wigenda wambaye imitako myinshi cyane. Ikindi kintu aricyo cyanyuma tugiye gusorezaho, wigenda muri interview wisize makeup nyinshi cyane. Makeup nyinshi cyane nkaho ugiye mu bukwe, nkaho ugiye mu kirori ya. Genda wisize utuntu ducecetse dutuje, agatiro, nibiba ngombwa wisiga akaruje ka nude, nibiba ngombwa wisiga agatiro, wisiga n'akarabiro kawe wigendera. Ibyo ukoresha interview bazavuga byanga bikondera umuntu n'umusirimu, reka tumuha akazi, hari icyo azashyira kuri company yacu. Abazaza batugana tuzagira ute, bazaza babona umuntu asa neza. Ibyo rero ni ibintu utagomba kugenda wambaye, ibintu utagomba gukora ugiye muri interview. Umva interview ushobora kukuburisha amahirwe, ndabizi ushobora gutsinda écrit ariko interview ukayitsindwa bitewe ko écrit aba ari abantu benshi. Wagenda wambaye uko ushaka ntacyo bitwaye, ariko interview ugenda ku giti cyawe, nibwo baba bagiye kukubona, nibwo baba bagiye kuvuga ati se umuntu tugiye guha akazi ameze gute, yambara gute, niye myitwarire afite n'iki. Rero niyo mpamvu ugomba gukora attention iyo ariyo yose kugira ngo ugende usa neza batari gucishamo. Rero nangaha turangirije ibyo bintu utagomba gukora ugiye muri interview. Ubutaha tuzavuga noneho imyenda ugomba kugenda muri interview wambaye n'amabara ugomba kuba wambaye. Guys, rero mukomeze mukurikirane video zanjye uyirebe mpaka itangiye kugeza isoje, kandi niwagirwe gukanda kuri like, nimutarakora subscribe uyikore. Ikindi, ncuruza amashati, ncuruza amapantaro meza. Umva iyi shati nambaye simbi, murebe design ifite hano ntago nayiberetse, murebe design ifite. Ntago ncuruza amashati mabi pe, muze mbaha amashati meza mwambare muberwe, mujye mujya muri interview musa neza, mubone utuzi twiza n'iki. Iki nyine uramutse ushatse iyo myenda wanyandikira he kuri iyo nimero iri aho ngaho. Ikindi, dufite group ya WhatsApp twijyamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo abantu bagiye batandukanye, gushaka akazi, abadafite akazi, aba fashion, kunanuka, inama zigiye zitandukanye. Nawe rwose waza muri iyo group, ndabizi ko yagufasha, nabwo wanyandikira kuri iyo nimero. Ikindi, ku muntu ushaka kujya areba status zanjye kwako postingaho imyenda, kandi pe hari abantu bagura kuri status, nabwo wanyandikira kuri iyo nimero. Ushaka izindi nyunganizi cyangwa ubundi bufasha, nabwo wanyandikira kuri iyo nimero. Njye ntabwo njya nanga gusubiza umuntu, sinjya nanga no kugira ute no gufasha umuntu pe, kuko igihe cyacyo cyose nanjye nakukenera. Rero rwose mfasha nturebe video yanjye
nurangiza ngo ugende utakoze kuri like. Ya ikindi musharinge rwose ku nshuti zawe, ushyire kuri status. Umva ndabizi ko ku bantu 500 bakureba cyangwa 100 cyangwa 20 ntaburamo abantu baza kureba ibyo nkora. Rero rwose munkurikirane no kuri Instagram ni Cyusa Edouce, TikTok ni Cyusa Edouce, kandi aho hose nshyiraho ibintu byiza bigiye bitandukanye. Mureke rero tuzahure muri video itaha, ndabakunda cyane. Bye bye.